Mwongeye kwirirwa neza turabashimiye kandi turanabasuhuza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube channel ya Ahoraho TV. Muri kano kanya rero nk'uko musanzwe mumenyereye tuba turi kumwe n'umubyeyi wacu akaba umuvugabutumwa bamwitanye nawe Inyange Clementine. Clementine murakomeye. Muraho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Ariko ni amavuta asanzwe y'igikotori cyangwa ni amavuta y'Uwiteka? Ndabona rwose murimo kumurika murakepe. Uri umunyarwenya rwose. Nongeye gushima Imana yuko turi kumwe no munsi. Yego. Byemeye. Yesu we. Mbere yuko tugira byinshi tuvuga bantu turagize Imana tubone gukomeza. Imana turagushimye. Tugushimira uyu munsi waduhaye ngo tuwubemo. Turagushimye kugira neza. Imbabazi zawe zonyine zikora ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu muri uyu mwanya duhamagaye ubuntu bw'Imana bwa bundi wavuze ngo buhora bwunguka uko bwije nuko bukeye. Ubwo buntu bw'Imana bube kuri twebwe, bube ku bantu badukurikiye kandi bube ku isi yose. Icyampa abantu bakamenya ubuntu bw'Imana, bakamenya imbabazi ugira, bakamenya gukomera kwawe. Turagushimye twemerera ubane natwe kandi ubuntu bwawe buganza mu mitima y'abantu ni mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize mwatubwiye ikintu cyitwa kanzu. Akanzu k'Imana. Haradufashije. Nanjye ubu narabimenye najyaga mbitiranya n'ikanzu. None n'akanzu. N'akanzu. Ntabwo wasanga haraguciriye akanzu. Ndi kubyigana ndeba ko nkacamo. Uno munsi mudufite ibiki rero? Uyu munsi tubafitiye ijambo ry'Imana. Wabanza ukadusomera mu gitabo cya mbere cya Samweli. Yego. Ibice byaho 5. Gasoma umurongo wa mbere. Era ku murongo wa mbere. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 5 ugera ku murongo wa mbere. Hari amagambo agira ati Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni bayishyira uruhande rwa Dagoni. Maze Abanyeshidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo. Hasigara umubyimba wayo gusa. Icyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarushya bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyashidodi n'abo mu butware bwaho arabarimbura bateza ibibyimba. Abanyashidodi babonye bibaye bityo baravugana bati isanduku y'Imana ya Isiraheli ntikagume muri twe kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero nabazaniye ijambo rivuga ngo Imana izi uko bizarangira. Izi uko bizarangira. Impamvu mubona abantu bahangayitse, isi ihangayitse, umuntu wese ntazi ukuntu bizarangira. Ariko ubundi utarebye ngo bizarangira bite? Ubundi uko byatangiye urabizi? Imana itugirire neza. Duhangayikishijwe nuko bizarangira ejo haduteye ubwoba. Ariko umva wowe unkurikiye. Ndashaka kukubwira ngo Imana izi uko bizarangira. Haleluya. Imana uzi ukuntu bizarangira. Mu birego ndiri Imana ni nka mwarimu. Imana ihimbaza. Mwarimu aguhereza ikibazo ariko ategura ikibazo agategura n'igisubizo. Hanyuma agafata umunyeshuri akamuha ikibazo. Yamara kuguha ikibazo ukarwana nacyo ukabivangavanga ariko afite igisubizo. Wowe unkurikiye ndashaka kukubwira ngo Imana izi ukuntu bizarangira. Haleluya. Kandi reka nkubwire Imana ni inyembabazi. Ndumva nkwifuriza ko byazarangira neza. Haleluya. Rero muzankunde nanjye mbakunde nkunda guseka iyo mvuga amagambo amfashije ndaseka nkumva biranejeje. Ariko Imana izi ukuntu bizarangira
ku buzima bwawe. Ibyo bintu urimo urwana nabyo ushubije amaso inyuma uzarebe no ku bandi n'abo muziranye. Ubuzima bw'umuntu ni igitabo. Birashoboka ko uyu munsi uri gusoma paje ikomeye ku buryo utanayumva, ariko humura, ejo Imana izabihindura usome indi paje. Kandi niwizera Imana ukayiringira, humura ifite ukuntu izabigenza gute, izabirangiza uko byagenda kose. Nabazana ijambo rivuga rero ngo ibyo bintu Imana izi ukuntu bizarangira. Imana ihimbaza. Hanyuma dusomye inkuru rero muri Samweli wa mbere ibice byaho 5. Reka mbabwire bene data, muzi ko Imana ijya ibyemera isanduku y'isezerano bakayinyaga, bakayitwara Abafilisitiya. Hariya hantu ijambo twasomye twasanze ngo isanduku Abafilisitiya ngo y'isezerano. Mvuze isanduku, hari abantu bataba basoma Bibiliya ntabashe kubyumva. Iyi sanduku y'isezerano ngo Abisiraheli bavaga muri Egiputa, hanyuma ngo Imana bageze mu nzira igenda ibakorera ibimenyetso n'ibitangaza. Irangije aravuga ngo mufate isanduku. Ntago nshatse kubivuga cyane, nababwira mukazasoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9. Ntago ndi buhasome, muzahera ku murongo wa mbere mugeze nko ku wa 5 muzabyumva. Aba mufate isanduku y'isezerano mushyiremo ibisate by'amabuye, ni ya mabuye yajeho amategeko. Ibyo bisate bibiri ni Imana yabyizaniye ibihereza Mose, icyakoza nyuma yabacumuye birahinduka, ariko ni bya bisate byari byanditseho amategeko bagenderagaho. Nyubwa mubishyire muri iriya sanduku. Mufate inkoni ya Aroni yari yarabije, iravuga ngo nayo kandi muyishyiremo, iyo nkoni muyishyiremo. Hanyuma nimurangiza, aleluya, Imana ihimbazwe, mufate na manu. Hari urwabya ngo rwari rurimo manu. Imana ihimbaza. Byari bishatse kuvuga iki? Iyi sanduku yari irimo ubwuzuro bw'Imana, ni Imana nyirizina mu bantu. Barayigendanaga, yabaga iteretse ahera cyane. Hanyuma rero yaringwaga n'abatambyi, yabaga iri aho ngaho, rubanda rugufi ntirwayegeraga. Hanyuma igihe kimwe haza kubaho gucumura ba Eli nyine n'abahungu be, muzabisome muri kiriya gitabo mu bice byaho 4. Bareka Imana barayirwanya ku buryo ijambo ryavuze ngo bene Eli bari ibigoryi. Bari ibigoryi kandi ari abana b'umutambyi. Imana itugirire neza ngo ariko babiki babibigoryi. Ijambo rya kabiri rirongera rikavuga ngo kandi ntibari bazi Imana. Ngayibaza abantu kugira ngo baba ari bo begereye ihema ry'Imana bagera hera n'imbere, ariko batazi Imana. Ijambo rya gatatu rivuga ngo kandi Imana itugirire neza. Ngo bakoraga ikintu gikomeye, ngo bajaburaga ibitambo. Kujabura surabizi? Kujabura ni ukurya ibiryo bitarashya. Twebwe ababyeyi turabizi, hari igihe umwana ari rushyizeho nk'ibirayi birimo bitogoto, ukabukuyemo kamwe bitarashya bikiri imijugwe ukabumuhaye. Hanyuma ngo barabijaburaga. Ikindi kintu bakoraga cya 4, ngo bakoreshaga igitugu ku bantu b'Imana. Cya 5 rero ngo abantu b'Imana bazinukwa ibintu by'Imana. Wowe wazinutswe ibintu by'Imana kubera impamvu z'ibintu wahuye nabyo. Uwo muri Imana izi ukuntu bizarangira. Kunda Imana, ongera ugarura umutima wawe ku Mana. Imana izi ukuntu bizarangira. Ibi by'isengereza ukuntu bizarangira, ibi by'imuruzi bibahangayitse imitima, Imana izi ukuntu bizagira gute bizarangira. Oh haleluya, ndafashijwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Hanyuma ngo Imana irabireba. Ndashaka kubabwira ngo abantu bavuga ngo isanduku y'Imana ngo yaranyazwe, ngo umurimo w'Imana ngo byararangiye, ngo Imana. Ikintu nakubwira, Imana ntizasaza. Icya kabiri nakubwira, Imana ntizakena, ntizagira intege nke ngo ititimire. Haleluya. Ngivuga ngo mbuze ukuntu mbigenza, ngewe ncitse intege, birananiye, abantu barananiye. Ntabwo Imana tuzayinanira. Imana ihimbaza, izi kwirwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Imana izi kugira gute? Izi kwirwanirira abaroko. Ayiwe data wa twese, ngo Imana irabicunga. Ikintu cya mbere gituma Imana yigira nkaho yaneshejwe, cya mbere gituma Imana yigira nkaho bayinesheje, ikirebesha ku ruhande. Burya igihe yirebesha ku ruhande, ikigira nkaho abantu bayirushije imbaraga. Uyirusha imbaraga wowe? Uyirusha imbaraga? Umwuka uhumeka niyo uguha. Iyo usinziriye iba yakujyanye ahantu ikakujyana muri koma ahantu ngaho ngaho, ikongera igakomata ikanguka iguka. Ubwo urumva wayirusha imbaraga. Ahubwo ari igihe yirebesha ku ruhande, ikigira nkaho nyine abantu bayirushije imbaraga cyangwa ibyo ikora batayibona. Ikintu cya mbere rero,
iyo abantu bashinzwe gukora ibintu byayo ari bo babyangije. Byumvikane? Ubwo mpereye kuri bande? Ku bantu Imana yahaye iki? Imirimo yayo, abashinzwe kuyigarurira abantu, abashinzwe kubagirira neza. Iyo ari bo babyangije, hari igihe Imana irebesha ijisho ikigira nk'itabibona, ariko ifite ikintu igambiriye. Ikintu cya kabiri, iyo yabatumyeho ntibumve. Ikintu cya gatatu, Imana ihimbazwe iyo bayimenyereye. Bakabatereka mvugire, nejo bundi yaravuze, nejo yaratubwiye, nejo yabigenjeje gutya. Hanyuma bene data, Imana itugirire neza. Impamvu nkubwengeza ukuntu bizarangira, abantu b'Imana bacitse ku bintu by'Imana, barabihurwa n'ababijyagaho, babijyaho nyine ari ukwiyerurutsa, ari ukubura ukuntu bagira, ngo barabizinukwa kugeza ubwo abahungu b'uyu mugabo witwa Eli ngo bafataga n'abagore bakabasambanyiriza mu ihema, ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mu bisome muri iki gitabo ngo abantu barazinukwa. Ujya wumva abantu ukumva barazinutswe, ukumva barabihaza, muravuga ngo bingeza. Imana izi finali kandi ije gukina finali. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngira byegeranye rivuga iti kugira ngo aba bantu bongere bamenye ko mpari, ntaho yagiye, ndayishimye irera. Haleluya. Ntaho yagiye iracyahari, ntaho yagiye irakomeye, ntaho yagiye n'intwari, ntaho yagiye. Reka mbibabwire bene data, ntaho yagiye. Imana irahari iraganje, abamarayika bahora bayiramya, abakerubi bahora bavuga ngo irera. Ibizima bine, haleluya, bihora biteze amaboko bivuga ngo urera, urera. Imana ihimbazwe. Bihora birambuye amaboko bivuga ngo urera. Kandi reka nkubwire, wowe uzahomba, Imana ntizahomba. Nta gihombo igira. Imana ishimwe. Ngira bireba ngo ituma weri bwanyu mikoresha ka Samweli mu bintu bizakubwira ko Imana yagutaye. Ntivugana nawe, iraguta ikabati ntacyo twaba tuvugana. Ngimutumaho Samweli. Reka mbabwire bene da, Imana itugirire neza. Nimubisoma, Samweli yayoboweho Imana na Eli. Ngo ariko agiye kumubaza ngo Samweli abimubwira byose ngibyo Imana yavuze. Akantu kababaje Imana irahaguruka. Imana itugirire neza. Ngo yaravuze ngo izakora ibyo ishaka n'Imana. Uzirinda ko kantu. Ndabikubwiye mwene da. Uzirinda akantu ko kuvuga ngo Imana izagire gute, ngo izakora ibyo ishaka. Hanyuma ngamaze kuvuga ko kantu ngo Imana ihita iboshosha. Hari igihe Imana ikoshosha mu bwonko bwawe igashiramo akantu kari bugusubiza inyuma. Buryo uzareba abantu bose bahuye n'ibibazo, ibyinshi barabyizaniye, ibyinshi ni amahitamo. Ibyinshi ni amahitamo. Igashiramo akantu kakumwoshosha, ngo ibashiramo akantu bajya gutera Abafilisitiya ngo bageze ngo barabakubita. Ngo barabakubita, ngo bararama bibuka Imana, ngo urubonga Semana tubigenze gute, ni iki gitumye badukubita? Wabatereka tuzane sanduku we, twayigejeje ahantu igenda iritagura, twageze ku nyanja icamo kabiri, hayiwe data wa twese, twageze ahantu tubuza amazi tuyifite, Imana iratuyobora. Iyi sanduku yakoranaga n'inkingi y'igicu, ku manywa ikatumurikira na nijoro ikatumurikira, muyizane izibahondagure. Reka nkubwire, Imana Bibiliya yambwiye ngo yarambwiye ngo ku munyabwenge izaba umunyabwenge, ku kigoryi izagira gute, izagorama. Ngihageze rero mu nyumvira ibintu bikomeye. Ihageze ngo Abafilisitiya bahinda umushyitsi, ngo Abafilisitiya baratinya, Mana dutabare, ngo bajya kwihisha, ngo barangiza ngo aranga murwane kigabo y'Amana yabo yagiye irwana, imwe yahiritse Yeriko. Bene dadufite ibihamya, haleluya, muyiramburira amaboko. Yaducishije ahantu mw'abantu b'Imana, yakunyujije ahantu nawe uhatekereje, yagucishije ahantu. Imana itugirire neza. Hari umugabo umwe wahoza nk'ubuhamya, ayiwe data wa twese, arambwira tuzabimvugire, haleluya, yamunyujije ahantu hataba inzira, Imana imunyuzayo aba muzima. Ngo ajyaga agera muri biro agata ubwenge, ngo akumva agafata impapuro n'imyenda akabikuramo. Ngo akaza bakabona arasohotse muri biro ari umuyobozi. Ariko reka nkubwire, Imana yaramukijije ubuyemereye. Imana yarambwiye ngo uzambwirire abantu ngo Imana iriho, bitewe n'icyubahiro afite, ngo yumva yaza kubivuga kuri mikoro. Ariko yareba icyubahiro afite nanone, ngo akavuga ati Mana sindabona uburyo ubu buhamya mbupanga neza, ariko iyi Mana yatunyujije ahantu hataba inzira,
haleluya. Yatugaburiye manu, yaratugaburiye nta bihari, Imana yaratugaburiye. Imana ihimbazwe, Imana yarakwambitse, Imana yaguhereye abantu ubwenge mu mutwe arizera ubaba banyuma, irabakuza ibaha ubwenge. Imana yakoze ibintu bikomeye. Ngaho ngo tujya kuzana ya sanduku nizira bakubita, ngo bagezeyo Imana ireba ku ruhande, ngo barayinyaga biremera. Reka mabwire igituma Imana iyemera ko biriya bintu biba. Ibyo wagiye ubona bikaba suko nta mbaraga ufite, suko ifite intege nke, suko biyinaniye. Impamvu yagiye yemera ko biriya bintu biba, hari ikintu ishaka. Imana itugirire neza, bitewe n'ikintu ishaka ku bantu bayo. Ikintu ishaka rero, ukuramo akarenge kawe, koko iyo Imana yaje ifite ikintu ishaka, iyo uyitambitse iragutambamura. Icya kabiri, hari abantu ishaka. Yewe we, ubitekereze neza, ubitekereze neza. Niba uri mu bantu ushobora kubihiga, uyipfukamira ubwira uti mbabarira ndakuzi, uramutse unshyikiriye ntarihana, ntarakwegera ngo gusaba imbabazi, yambera nabi. Ngo isanduku barayijyana. Reka mbabwire ikintu nashatse kuvuga, nashatse kubabwira uburyo izi gukina finale. Haleluya. Izi ukuntu bizarangira. Maze barangije ngo isanduku bayijyanye, abo yahigaga nyine irabashyikira, ibabwira ibyo, ibasohoraho ibyo yababwiye. Sibyo nashakaga kuvuga. Ndashaka kuvuga ko Imana yacu yifitemo imbaraga. Ijambo ryayo ni ubuzima. Uyu munsi gushoremo isoko y'amazi. Mu ndirimbo za Salomo yavuze ngo ni isoko hagati y'imirima. Haleluya. Ngo ni iriba ryo hagati y'imirima, ngo ni isoko y'amazi agira gute abeshaho. Haleluya. Uyu munsi isoko y'amazi abeshaho ikugereho mwene data. Ngo ihageze rero ngo barishima barabate, turabakubise, tubakubitanye n'isezerano ry'Imana yabo, tubakubitanye n'Imana. Yo, ntabwo wadukubitana n'Imana ngo bikunde, ntabwo byakwemera. Ntabwo byakunda. Kandi mbabwire ikintu gikomeye, nta n'umuntu ukubita abantu b'Imana irabikubitira, ariko iyo ugiye kubayikubitira iraguhonyura. Imana itugirire neza. Ngo Abafilisitiya baragenda barishima, ngo baravuga ngo twabakwise, ngo twabanesheje, ngo bafata isanduku y'isezerano rero, ngo barayijyana, ngo bayegereza ngo aho Dagoni yari iri. Ngo bamaze kuyihashyira rero, ngo barigendera, bayivanye aho yabaga muri Ebenezeri, bayijyana muri Ashidodi. Ngo barangije rero, ngo bayishyira mu nzu ya Dagoni. Mbega ikosa rikomeye we! Mwene da, niba udasenga wivuga ibintu by'Imana ntabwo ubizi. Mwene da, niba utarigeze ukizwa, urumva ibwirira Imana ngo ngirire imbabazi. Wivuga kuri ibi bintu by'amadini byihorere, ntabwo ubizi. Wivuga kuri ibi bintu uruzi biri kuba, byihorere. Imana ifite ikintu ishaka, ifite n'abantu ishaka, byihorere nkugiriye inama. Ngo baragenda rero barayihashyira. Ngo bamaze kuyihashyira, ngo Imana irahagenda irareba. Nijoro ngo ireguka. Haleluya. Haleluya. Ibintu by'Imana byifitemo imbaraga. Imana ihimbazwe. Ngo bayigejejeyo bagira ngo ni igisanduku bajyanye gisanzwe. Bamaze kuyigezayo ngo bayirambika iruhande rwa Dagoni. Ngo nijoro Imana ireguka. Haleluya. Imana yacu ni ijambo, ibyacu bija mu ijambo, imikorere yayo ni imvugo. Imana ihimbazwe. Iyivuze ibyo ivuganye nabyo birumva bikishyira mu bikorwa. Ngo bagira ngo ni isanduku, ariko nijoro ngira byuko ifata Dagoni ngo yikubita hasi. Hari ibintu Imana igiye gukubita hasi. Imana ishimwe. Hari ibya Dagoni Imana igiye gukubita hasi. Nta Dagoni yarari imbere y'Imana ngo yubarare, ihagarare. Ihagararanye n'Imana, igahagarara iruhande rw'Imana. Yo, ntibishoboka. Ngira byuko ikubita hasi. Ngo Dagoni rubarara mu bisomeri n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Ngo maze kubarara, ngo barangije baraza mu gitondo ngo baravate sibi n'ibiki byabaye. Ngo barayegura, ngo barayihagarika. Iharira bareba. Haleluya. Ikintu nkundira Imana, haleluya, ikora ibigaragara yo batayiruzi. Amen. Utinya Imana ikora ibigaragara yo batayiruzi. Buriya reka nkubwire, igituma ugenda ukamanuka ubona abandi bazamuka, igituma utambika abandi ukajya aho bari kuva, ni telekomande z'Imana. Iba yicaye mu ijuru ikabyuka igukandisha za buto, ukumva uyu munsi uzajya ejo, uzajya ejo, uzagaruka ejo, uzajya aha. Uyu munsi ikakuryamisha ikavuga ati buryamye hariya nzakwegura uyu munsi. Imana itugirire neza. Ni telekomande uburyo yibereye mu ijuru irakanda, mukabona twese tubyutse tumeze gutya. Imana idutabara.
telekomande zayo buriya mubona zigenda niyo izohereza ikanabagarura. Imana itugirire neza. Aleluya. Ngo maze ibyutse rero mu gitondo ngisanga ngo cya Dagoni barakegura. Bamaze kukegura ngo baragihagarika ngo mu gitondera bati ndagukorera gashya. Baraza kumenya ko ndi hano, baraza kumenya ko bafashe idafatwa. Nta gifatwa, Imana ntifatwa, ntibohwa, Imana ntibohwa. Abantu baba bafite ubwoba ng'ibintu by'Imana ngo barabitwaye babijyana hehe? Babijyana ibintu by'Imana. Uzabijyana azijyanire, uzabijyana azijyanire, uzabibaha azijyanire, uzabibasha azabibashe. Iyi Mana, haleluya, ni Imana ikomeye. Imana itugirire neza, ninanirwa, ntiyabyawe n'umuntu, nikorerwa n'abantu. Imana itugirire neza, ntabwo ikena ngo yisanzeho nisaba inkunga. Imana itugirire neza, haleluya, niboheshwe imigozi. Imana itugirire neza, ntigira imyaka ngo izasaza. Ngo irabyuka shaho ngo nijoro, ngo iragifata igitema umutwe, ibiganza ishyira hariya, igihimba ishyira hariya. Ngo baje mu gitondo ngo basanga byatandukanye. Nuko Imana igiye kurwanirira abantu bayo, nuko Imana igiye nuko igiye kurwanirira icyubahiro cyayo. Amen. Haleluya. Imana ije kwirwanirira. Haleluya. Imana ije kwirwanirira. Imana ihimbaza. Ngo irabitema ishyira ku ruhande. Ngo baje barabati ntituzongera kwinjira ku gitambo cya Dagoni, dore noneho bayitemaguye. Ariko Mana, ndagushimye ko namenye Imana batanura imvura iguye. Ndagushimye ko iyi Mana tuvugira atari nyabingi. Ndagushimye ko atari bya bindi bajegeza. Mwa abantu b'Imana mwe, mwikomeze kuri iyi Mana. Iyi Mana ntabwo yatsinzwe, iyi Mana ntiyananiwe, iyi Mana ntiri mu bitaro ngo irarwaye. Ndashaka kukubwira ngo ongera ukomere, ongera uyegere. Iyi Mana ntiba mu mazu abantu bubatse ngo utagira ngo yabuze aho yugama imvura. Hoya, Imana ihimbazwe. Niba ushaka urusengero rwari warufunze, niba ushaka ibyuma bibe bibitse, Imana ntiyabuze aho yugama imvura cyangwa izuba. Haleluya. Imana ihimbazwe. Yigeze ivuga ngo abantu bazanyubakira nzuki. Imana ihimbazwe. Imana igenda we ikagenda ku mababa y'abakerubi ikaba, haleluya, ihimbazwe, ifite imbaraga. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo irakomeye. Igeze gute? Irakomeye. Haleluya. Hanyuma ngimaze kubitwanyaguza ngibahukamo abari bayitwaye ngibateza ibibyimba. Reka mbabwira akantu numva nshaka gusorezaho mu kanya. Ndashaka kubabwira ngo intwaro z'Imana yacu si nk'iz'abantu, si nk'iz'abantu. Uzategura intwaro warwanisha mugenzi wawe, uzategura intwaro warwanisha abandi bantu, ariko intwaro y'Imana yacu ngo si nk'iz'abantu. Nujya mu rwandiko rwa 2 rw'Abikore n'ibice 10, Imana itugirire neza, umurongo waho wa 4 uzahasoma, uzahasanga ngo intwaro z'Imana ngo zisenya ibihome. Imana itugirire neza, ngo zikubita hasi impaka, ngo kandi reka nkubwire ngo zinafata mpiri, ngo ibintu byose byishyira hejuru kurwanya iki? Imana. Zifata iki? Zifata mpiri, ibintu byose byishyira hejuru kurwanya Imana. Reka nkubwire mwene da, nta kintu kizarwanya Imana ngo bikunde. Oya, we bazakurwanya. Ahari byakunda, nanjye bandwaye byanemera, ariko Imana niba muri jewe ntabwo bazabishobora. Amen. Niba muri wowe nawe ntibazagushobora. Tunga Imana wamatane nayo. Imana itugirire neza. Ng'intwaro y'Imana si nk'iy'abantu. Ngo igihe kimwe yabwiye Mose tuhaguruka nkubwire genda ubambwirire. Mose ati ndagenda ntigenda mu kugenda ujya ku nkuru y'ubwoko bw'Imana. Mose ngarahaguruka ngati uronkumanya iki kuko konzi intwaro zihaba zirahari za kirimbuzi, konzi imbaraga bafite. Ati zisa niyo nkoni, inkoni, inkoni. Ngo ndaravuga ati reka ati rambike hasi. Ngo reka nihute rero, reka mbabwira aka kantu nihute. Ngo yageze kwa Farawo yifitiye inkoni. Ngo ajya Farawo muri atese mwene bararindanye. Aba bantu ni bazima, aba bantu bafite ubwenge. Rero ibintu byacu mwa abantu b'Imana mwe wa mugano birebye habona nta bwenge dufite. Uzi ko biba Mose. Haleluya. Mose koza ubwenge, Mose ko wabaye hano uri umuntu w'umuhanga, kuzi iki gihugu n'imbaraga gifite. Ubu ngo Imana ivuganye nawe, niki kitwereka ko yavuganye nawe? Ati mfite inkoni. Ati iki inkoni nkwereka ibifaru wowe. Ati mfite inkoni. Ati iki ibyo ni ibiki? Ati shyira hasi.
ngabaza Imana ati ndasebye naho nabereye ngayirambika hasi ngamaze kuyirambika hasi ngiyo gakoni k'Imana kiviramo inzoka inanutse ngo Farawo araseka arahora arikumbagaza kandi koko iyo nkoni niyo baguha niyo Imana yawe yaguhaye Imana ifite inkoni birakaze nkwereke ngarahamagara abapfumu n'abashitsi n'abaki bose ngo baraje bakora ibiyoka we ibiyoka bibyibushe ibiyoka bikamye amaso ibiyoka binini mbabarira umbwire niba uri Mose we w'iki gihe imbere y'ibyo biyoka ubu urakizeye Imana ariko ngera wizera Imana ngo kayoka kareguka haleluya ndashimira Imana yacu kitaryama ndisinzire kuko isinziriye twashira tabwire nta gisinziriye Imana iri mu kazi mbwira mugenzi we ngiri mu kazi mubwira ngiri mu kazi data arakora niko Yesu yavuze aravuga ngo kandi nanjye ndakora kugeza n'uyu munsi data arakora Imana ishimwe ngwireguka ngirabutorira bumira bwose ngirangije guma imeze kwa kundi naratangaye ndibaza Mose ndabane se barigiye wikambira ngo gira uyifate wayifata we ayiwe eguri nangaye wongera ucurange ibintu by'Imana biracyahari kandi Imana irahari ngo yirwanirire ndashaka kuvuga ngo igiye kwirwanirira hari ubuyoka igiye gutora wa ibumarira mu nda yayo kandi gume Haleluya Imana ihimbazwe ndafashijwe Clementine singorana Imana ishimwe reka nkubwire intwaro z'Imana si nk'iz'abantu zisenya ibihome zikubita hasi impaka zifata mpiri Imana ihimbazwe haleluya narinde kubabwira ngo izi finari kandi zikwirwanirira Imana tugirire neza wowe nta kindi kirwanisho ufite ikirwanisho ugomba gukoresha fata ikirwanisho cyitwa kwezwa watura ibyaha wihane neza ikindi kirwanisho cya kabiri fata ikirwanisho cyitwa gusenga usenge ikindi kirwanisho cya gatatu Imana tugirire neza fata ikirwanisho kiri mu ntwaro z'Imana zivuga ngo wambara agakiza kaba ingofero Imana tugirire neza kenyera umukandara bivuze ngo wambara ukuri Imana tugirire neza genda usome intwaro z'Imana mu Befeso uzambara uturizaho urebe ngo Imana irazira rwanikanisha amen yakoresheje ibibyimba Imana ngo bayohereje ibibyimba ngo bibuzuraho ngo byarabishe reka nkubwire somera mu bice bitandatu umurongo wa mbere honyine umurongo wa mbere wenda ugeze kwa kangahe kugira ngo mpite mbona nuko nsenga Imana ibateza ibibyimba ngo barapfa mbi ntwaro we nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremeraga abanyeshidodi nabo mu butware bwaho arabarimbura bateza ibibyimba abanyeshidodi babonye bibaye bityo baravuga bati isanduku y'Imana y'Isiraheli nikagume muri twe kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni amen reka rero mbabwire ikintu gikomeye muzi ko niba hari umuntu wakoze ku kantu k'Imana agira ngo yakabasha agiye kwifuza kubaririza inzira yavuga ati ndakarekurante ndakarekurante ndakikuraho nte ubu ndagakira gute gusa wanyereka uwo nkomekaho byibura ngo ndeke kugakoresha ibiganza Imana tugirire neza ngo yabateje ibibyimba ngo ibibyimba birabica ngo abatarapfuye bagira umubabaro n'amarira ntabwo ari byo ngiye gusobanura ngo barangije batangira gukora amanama ngo mureke iyi Imana nikabe nigende nisubira hayo nigende bajye bayitambira ibitambo nituveho nigende ngo bifuza uburyo ngo yasubirayo Imana tugirire neza Imana ije kwirwanirira kandi izi nzira izabicamo Imana tugirire neza wowe ntuzi uko bizarangira ariko Imana izi ukuntu bizarangira ahubwo iyarure utaburi mu bantu Imana iri gushakisha iyarure koko Imana yije hari abantu ibirimo ishakisha hari nabi bije gutabara Imana tugirire neza ngo bayishakira inzira sengeye kuvuga intsinzi yabaye ngo barababwiye ngo umva nukomeza muri ibyo bice bya bitandatu ngo bakoze inama ngo bajya inama bunguka ubwenge ngo arabango mukora imbeba ngo zimeze nkamwe ngo bahinduka imbeba barazikora bigira imbeba neza ngo mukore n'ibibyimba nk'ibyo byanyu ngo kandi mu mazahabu ngo hanyuma mumufatiye Imana muyihekesha amaturo muyubahe kandi muyiherekeze neza muyohereze ngaho yageraga baravuga ngo turashize iyi Mana yabo iraturimbura haleluya Imana ihimbaza Imana nigeze kurwanirira muroko haleluya nabonye Imana ndaye ngenda mvunguraho akantu gatoya Imana ishimwe
igihe kimwe naratwise rero we nwita inda aho ngeze hose bakambwira bati ntabwo bizakunda ntabwo uzayibyara. Mana nyakubahwa irazinze rero ngo hari ukuntu mbese abantu bakoresha imyuka, niyo mpamvu Imana yacu nayo igira umwuka. Ntabwo Imana igira imyuka, igira umwuka, yohereza umwuka wayo byose bikagira gute bikarema. Buriya n'abadukorera bya bishitani bigindi birya boherereza abantu bumva barwara, niyo myuka bohereza. Wagira ngo sari ikindi bakohereza imyuka, inda bakayizingira hejuru bakayizingira hasi, bati ntazavuka anyuze, ntazavuke mu buryo bwo kubaga, ntibazamubage ngo bikunde ngo bamukore cesarienne, ntazanabyare mu buryo busanzwe Imana yaremye. Mbese yinda hasi bakaba haboha no hejuru bakahaboha, izamuhitana. Wa muntu w'Imana aho ugeze nubashe kuyibyara. Naratwise amezi 9 arashira, ndatwita amezi 10 yidumburamo, ndakomeza njya kwa muganga, muganga kandeba akabata uyu mwana none yarazamutse ari mu mutima. Imana tugire neza, ndibirancanga ndavuga n'ubura tuboneje yo gusenga. Intwaro z'Imana yacu ntabwo ari nk'iz'abantu zisenya ibihome, zikubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya Imana. Humura, niba ibintu urimo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha ntawe. Niba iri mu ruhande rwawe, umubisha ntawe. Beneda inda ndayitwita birayoberana, bajya kunkora cesarienne bikanga, bamitariki bikanga. Tuyobeka Imana, turasenga nigakwiyiriza ubusa ntwita inda yarengeje amezi. Reka mbabwire bavandi, tugeze imbere y'Imana, Imana iravuga ati ngewe Uwiteka ayiwe data wa twese, irambwira ati ndakubohoye, ndi Imana ikoresheje imbaraga zikomeye. Ibi bintu mbivuze ntabwo wabyumva. Twari dufite igiti cyari imbere y'umuryango, data wa twese uri mu ijuru iravuga ngo mugende muteme kiriya giti, ngo ndaba ndangije ibyo ndangije gukora, ngo murareba icyari kiri hejuru mu giti, ngo mugitwi, ngo kiri hejuru mu giti, ngo mugitwike. Reka mbabwire bavandi, narasohokaga nkaca icyo giti cyari kiri imbere y'umuryango, narasohokaga nkaca imbere y'icyo giti, nanataha nkahaca niho nacaga. Naho harimo icyari nge nkagira ngo ni icyari cy'inyoni. Twarakimanuye dusanga kirimo imyenda, kirimo ibintu by'impu, kirimo ibiki n'ibiki. Mana tugire neza, mu bintu nkundira Imana iravuga. Iyaba Imana yacu itavugaga twareka kuyikurikira. Twakurikiye Imana itavuga, n'abavuga ngo ntivuga. Uwiteka azabereke kavuga. Imana itugirire neza, Imana iravuga. Kandi ikindi twakurikiye Imana ireba. Iyi Imana irareba, ifite amaso, iyo itagira ntabwo ari kuyaduha. Ntabwo Imana ari impumyi. Ikindi twakurikiye Imana yumva. Haleluya, yumva n'utunama twihisha ahantu bugira twumva. Imana irumva. Haleluya, amen. Yewe iravuga ngo mugende muteme icyo giti, nimumara kugitema murangiza mufate icyari mubonamo mu gisandagize mu gitwike. Twasanzemo ibintu by'ibihu turanabitwika, bimwe byanga gushya. Imana idutabare. Bose byakurikiyeho yaba ari amateka se ngiye kubivuga ahantu sinavuga. Mbese byarangiye gute? Twatemye igiti, tugiye kubona tubona haje umuntu aza avuza induru ati igiti cyanjye. Tutereka reka igiti cyawe se gute? Igiti kiri mu rugabano hahandi mu rubibi, urana kiri hagati hirya hino mwese mugihuriyeho. Ariko ikindi icyo giti nta nubwo urebye cyari kiri mu kwacu. Noneho aravuga ati igiti cyanjye ntibishoboka, ati muragitemye. Arahurura bigira intambara, ahuruza n'abantu. Twumva ntacyo bifite, bati twebwe dukoze iby'Imana yatubwiye. Icyama Imana ikongera ikavugana namwe, icyama Imana ikongera igakorana namwe, icyama tukongera tukayoboza Imana. Ndabibabwiye mbikomeje, iyi Imana iravuga, iyi Imana irakora, iyi Imana irumva, iyi Imana iragenda, iyi Imana ni nziza. Amen. Muntu reka mbabwire Beneda, nta nubwo natinya kubivuga. Imana itugire neza. Yaraje arisereranga, amaze kwisereranga aravuga ngo muranyishe, ngo kuva mutemye iki giti, ngo ni jyewe mutemye. Ntese abatemaga igiti barambye ati gendere mubyeyi urinaniriwe. Abari bo bavugana nawe, uko tutemye uruti rwari rwarasagambye rurimo ibintu by'ibiki n'ibiki, tukugize gute? Wa mubyeyi we nawe urakabije.
mbabwiza ukuri se yaratashye nimugoroba nka 12:00 uwo muntu twumva impuruza ngo yagiye ngararemba ngarapfa kumbe rero afitemo ibintu muri icyo giti abantu aho twari turi barabizi ntabwo nzi niba icyo giti cyari ibintu yabitsemo ariko reka nkubwire mwene data intwaro z'abantu b'Imana si nk'iz'abantu umunsi twashoje kiriyo kiwe uwo munsi nanjye nabyaye nijoro za 12:00 Yesu Haleluya ibi n'ibintu ngo igiti ngo muragitemye ngo ninjye mutemye igiti muragitemye ngo muntemeye ubuzima ngo murantemye ngo abantu barandangije abatemaga icyo giti baramubwira ati rwose byabaye ibintu birasakuza ate kuwe bagutemye hiki bakugize gute akira intwaro z'Imana amen akira intwaro z'Imana akira intwaro z'Imana niba hari umuntu wavuze ngo uzashaka atagihari ubwo nagende nyine ushaka none se bigende gute niba yaranze kwihana biragenda gute ngewe sinzi bihambiriye abantu sinzi imigozi ihobashya abantu sinzi byabarwanyije ariko turakangurira abantu barwanya abandi turakangurira abantu bagirira n'aba bandi turakangurira abantu bababaza abandi gufata umukobwa ukazamusazisha ari umukobwa ibyo ibintu Imana ntibikwemerere nukuri gufata umuntu akazahwana n'inda kubw'ubugome bw'abantu agapfa bya uzi kutwita amezi 9 uzi umubabaro umuntu aba afite uzi kuntu umuntu aba ataryama ngo yihindukize uzi kuntu umwuka ubudasohoka yarangiza ukishimira akazagenda we agahwana n'umwana byaye warangiza ngo urame Imana idutabara irwanirira inzira abantu batazi ibintu biri kuba niba nawe rero ufite imiziro ufite ibintu bibugirira abantu ndakubwiye ngo rekura ibyo bintu kizwe kuko Imana ije kurwanirira abantu bayo ije gukora ikintu cyitwa ije gukora urugamba rukomeye iha abantu nabo guhumeka Imana tugirire neza uwo munsi narabyaye bamushoreje ikiriyo Imana ishimwe tugiye gusenga Imana rero reka mbabwire bene data Haleluya amen intwaro z'Imana yacu zigira imbaraga kandi Imana izi kwirwanirira yanumva abantu bavuga ngo Imana yambwiye ngo ngende ngo nkubite umuntu reka ibyo si Imana ibivuze Imana yakubwira ngo ugende wica umuntu Imana sibuze imbaraga ifite ukuntu izabigenza wowe senga wizera Imana tugire neza Imana narayibonye ije gushyiraho ibintu ifite ukuntu bizarangira ibyo bintu byakuzonze ibyo bintu byakunanije ibyo bintu byagusajije ibyo bintu byakuzengereje Imana ifite ukuntu igiye kubirangiza nawe uhumeka ubona agahenge ndumva nasengenga Imana rero rwose hari ibintu biravuzeho bavuga ati hari abantu babangikanye Dagoni ndetse n'isanduku y'Imana ibyo bintu kandi bibangikanwa ugasanga umuntu afite Dagoni afite n'isanduku y'Imana ibyo bintu ntabwo byakura rwose tuze kudusengera kuri icyo kintu ku muntu ushobora kuba rwose araguza akaba anasenga umuntu uraguza akaba akorera Dagoni ndetse ashaka n'isanduku y'Imana icyarimwe nkubwiza ukuri rero ikintu ngiye gusengera urumva aba bantu bafashe Imana isanduku y'Imana bagashaka kuyegeranya na Dagoni aba bantu nta kindi nababwira rekura nta ukeza abami babiri ari ibintu ngo twiruka dusengera ugasanga abanyamasengesho babageza abanyamasengesho basengera ibi ni wowe ugomba kuvuga ngo nkwiye gukurikira umwami umwe ibi bintu rero usibye kukubwira ngo rekura ibyo bintu niba uri umukristo b'umukristo niba ufite Dagoni kandi ujye kwa Dagoni urivuza kwa muganga urivuza mu bapfumu wambaye ibintu mu mubiri wambaye ibigozi wambaye ibintu by'ibyaguziritse urabyuka wisiga imiti uri mu bintu by'amafuti uragaruka imbere y'Imana ibi bintu ntabwo bizagukiza ahubwo dore umuriro wari wabona inkuba kuntu zikubita izo nkuba wegeranyije inkuba yitwa Imana igiye gukubita icyo kintu biguhurireho dusengere ngiye gusengera abantu b'Imana baheze mu rungabangabo batekereza ko Imana yananiwe yarushijwe imbaraga abantu bazinutswe ibintu by'Imana abantu babihiwe n'umurimo w'Imana abantu byabihiye nibo ngiye gusengera Imana itugirire neza abandi bantu ngiye gusengera n'abantu Imana yahaye ibintu byo gukora babikora nabi bazinura abantu ku murimo w'Imana aba bantu nabo bafite ikibazo gikomeye kuko mu bantu bashakishwa barimo abantu bazinuye abandi umurimo w'Imana bakabaca mu nzu y'Imana bakabaca mu rusengero aba bantu nabo gusengerwa kuko benshi ntibaba banabizi baba bazi ko bakora neza abantu bakwiye gusengerwa reka tubasengera Imana Data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe
Haleluya. Amen. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze mu bantu bawe. Mana we, ndabizi neza, ibi ndabizi nabihamya, amakuru y'ijuru Imana ishimwe aratangaza neza ko Imana, haleluya, itazarebera. Niyo mpamvu ninginze Uhoraho, umuremyi w'ibintu byose, ngwino ugirire neza abantu bishe umurimo batabizi batabishaka. Ubabarire, ubarinde ijambo rivuga ngo nakora ibyo ashaka. Ubabarire n'abandi babikoze babizi bakica umurimo wawe bakazinura abantu inzu yawe, aba nabo bababarire. Hanyuma dusenge abandi bantu bahuye n'ibibazo bikomeye, bagahura n'intambara zikomeye, n'umutima uhagaze bakazinuka umurimo wawe, bagahangayika, bakaba baragize ngo nta mbaraga ugifite. Ongera ubereke imbaraga zawe no gukomera, ongera ubafata amaboko, ongera ubarwanirire. Kandi nyakubahwa Imana, boherezeho umwuka wera kugira ngo bahagarare bemye badatsinzwe. Turahamagara intwaro z'Imana mu bantu bawe, kandi dusengeye umuntu wese wihebye, umuntu wese utakibona gukora kw'Imana, turamusengeye tumwoherejeho gukora kw'Imana. Imana niyirwanirire ku buzima bw'abantu bwa benshi. Imana niyirwanirire, Imana niyirwanirire. Urakoze kuzi kwirwanirira, kandi ibi bintu kuzi uko bizarangira. Uhimbazwe kubw'imitima ya benshi, uri bwere kuko bigiye kurangira, ni mu izina rya Yesu. Amen.